bano bakobwa dusigaye tubona berekana ubukire bwabo cyane ntunaze ngo ugire umwana urabizi ko ari abana benshi bakureba baba teenagers bari kuzamuka uri kuzubereka ubukire bwawe uri kuzubereka amazu ubamo uri kuzubereka mu modoka ugendamo uri kuzubereka amafaranga ufite utari no kwerekana muri bigaragara mu magambo kandi buri kintu tanyetse ntango cyabaye exactly niba unayafite n'ibindi mu gihe ntabibonye uterekanye iyo bank statement cyangwa iyo whatever you use sibyo ukaza ukabwira umwana uri aho ngo ari gukura muri 15 ari kukureba ari kuvuga ati nanjye biranda bishaka ariko ukibagirwa kumubwira story wanyuzemo kugira ngo nibyo byose ubwo si kumujyana ahubwo akibagirwa no kuvuga ati nubwo mfite ibi ngibi ntabwo byambujije kwirinda nyine byo ndikuvuga ntubahereza story yose ukaza uvuga ati I have this I have that utaba kubabwira story imva n'imvano uko byagenze ntago waba ufite inzira ya nyayo kwema ibintu ngo ntuyivuze umukobwa wese hanze ufite amafaranga hatazwi akazi ukora bagufata nk'umusekwini bagufata nk'umuntu wigurisha n'ibintu bisanzwe kandi ntuzabibatukire sibyo batabitwaza ngo ubwo ngo uri kungirira ishyari ngo uri kwanga ko nanjye ntera imbere ntawanze kutera imbere ariko se babandi bafite impano za nyazo babana bashobora gutwara umuziki nyarwanda reka tuvugishe ukuri tujye tuvuga imbwa amazina yazo ubu ninde muzatumira dore imboga muri Grammy Awards ninde muratumira Joyeuse yatugeza muri Grammy Awards muri VMA sibyo ntawanze yuko ukora sibyo niyo mpamvu hariho icyiciro cya comedy hakaba n'icyiciro cya music ejo bundi nabonye umuntu ari kuvuga ngo okay nta mpamvu yo kwihisha kuko yari ari kuvuga kuri live kandi twese twabonye live Dumba ari kuvuga ngo ngende mu diaspora mujye munyishinga ibigambo mvuga mwe muri mu Rwanda leta izabakurikirana weho nturi umunyarwanda aracyaza no mu Rwanda afitemo famille ni n'umunyarwanda uduhagariye gute muri Canada yagenze gute nyine ibintu byo kuvanga aba diaspora mu diaspora yemerewe kuvuga ibyo ashaka byose ngo kuko ari hanze igihugu ngo mwebwe munyishinga muvuga ibyo muvuga ngo libera bakurikirana nge nibariza n'umuyobozi ari hari umuntu babujije kuvuga mu Rwanda nta muntu babujije kuvuga ariko nawe vuga ibintu birimo agaciro nibaze mu diaspora n'amamba bavuga ngo uvuge ibyo ushaka uvuga ubusa uvuga iki mite nibariza reka nge nibariza umuyobozi wa RIB umu diaspora hanze yemerewe kuvuga imvugo yemerewe gukoresha imvugo nyandagazi kuko atari mu Rwanda ari umunyarwanda ariko akaba ari hanze Hi guys, welcome back on your favorite show, your favorite channel, Big Town TV. How you guys doing? It's your girls of Gajiramata and Radiosa. How are you guys? How are you guys doing? I'm okay, I'm great. How are you? I'm good. It's been like literally forever. Ages. It's been imyaka nk'ijana. Abakunzi ba Big Town TV mumeze gute? I hope ko mwese mumeze neza. Imvura iri kubageraho akavura kari kugwaho muherere hose. Imvura iri kugwa muri iminsi danje. Aho izuba ryari tugeze ni imvura itugeze. Turi mu kwa kane. Ariko umwaka ushize nango nyeka ko imvura yaguye mu kwa kane uko itsosa. Ntago imvura iri kugwa nkuko imbundi imvura yajyaga kera. Kera imvura yaragwaga ku buryo bana batasohokaga. Ariko ubu ngubu imvura isigaye gwa gakeya ikagwa like iminota 2. Abantu hari umushutanyi usigaye mbwira ngo weather yo mu Rwanda isigaye meze nk'iya Canada. Ariko na nubwo ari mu Rwanda gusa ahubwo abakire bari kureba Big Town TV ni mushore muri climate change kuko mu myaka iri imbere naza baragatubutse anyways I'm like Diosa nkuko mugenzange yababwiye it's been a lot of years nuko nabivuga nubwo imyaka itagezemo ariko kuri twebwe tubakumbuye bitewe n'urukumbuzi kwa dufite kumvaga ari imyaka kuri kw'Imana. I hope everybody is doing great. Ndakeka nta urwaye abantu bose muri healthy n'abarwaye nabo urwara ubukira. N'abababaye bose Imana ifate ku mutima bakora hantu. Ntabwo ibihora ari byiza. Ntabwo bihora ari bimwe icyame no kwiga uburyo ki wadapta mu gihe ibihe byahindutse ese ubyitwaramo gute. Aho ubundi niho haba ari issue cyane. Kuko ibihe twese tujya mu bihe bibi. Exactly ntabwo ibihe byose biguma ari biri positive ntabwo ibihe byose biguma ari byiza ntabwo uhora wishimye mu buzima n'igihe gicamo kandi biba bikwiye nubwo batari byiza ariko biba bikwiye ko tujyana n'utu experience dukeya mu buzima umuntu w'umugabo ndi yigira mu makosa nangatuma amakosa amuherana binatumye nibuka ibintu byambabaje mu gihe twatumaze iminsi twaragiye mu karuhuko. What happened? What happened is
ukuntu abantu bari kuta kuri Big Town bamenyere ko dusanzwe tuza mu kiganiro cyitwa Girls Talk. Well, today nango turi muri Girls Talk, uyu munsi nanga ari time ya Girls Talk, ariko uyu munsi turi live wire. Iyi ni episode ya mbere ya Live Wire kugira ngo tujye tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. None tutaje tuvuga ku by'abakobwa gusa, ku bigo by'ubuzima bw'abakobwa, tuje tuvuga n'ibindi byanze kubera ko ibintu biri kubera muri no Kigali. Nibyo byatumye tuvuga ati no duhindure gato kuko hari ukuntu Girls Talk yari turi mitaga kuko nyine Girls Talk it's about girls, ariko ibintu bikujya hanze natwe tugomba gutangamo idea yacu ariko bitari about girls gusa, atari by'abakobwa gusa. Natwe kuva ati reka tugire icyo tuvuga kuri biriya bintu biri kujya imbere muri Kigali. Speaking of which, like mu minsi tumaze iminsi tutari gukora Girls Talk, narababaye ukuntu tutari turi muri Girls Talk kugira ngo tubashe gutumira bamwe mu bakobwa maze iminsi ndi kubona ku ma YouTube hano hanze. I know. Ase urwo wundi wabibona gute? Ubona ko ari ugutwika, ubona ko ari gushaka ubusitari, ubona ko ari gushaka amafaranga? Shabara se gushaka amafaranga bivuze kugenda hanze ukiyandagaza nk'uko abakobwa mbona hano muri no minsi bari kwiyandagaza. There is like inzira nyinshi kandi inzira nziza zatuma ubona amafaranga radio, inzira nyinshi kandi nziza. Mukanya twa tuvuze ukuntu atari ngombwa yuko amateka mabi cyangwa gahinda cyangwa ibihe bibi bituma ukomerezaho ngo nace mu bihe bibi ngo nkomerezeho, ngomba gupfa nyine ubwo mbabaye narihebye numva ko nta future nzigera ngira ngo kuko nace mu bihe bibi. Oya no, hari inzira nyinshi nziza. In fact warace mu bihe bibi ngiye numva ko wakarwanya ishaka ryo kugira ngo bitazongera kugaruka nayo mateka sibangane. Ariko nanone tutirengagiza yuko muri abakobwa ushaka gusanga barabuze ahandi hantu bakorera amafaranga bakabona wenda kugaragaza that side. Hari umuntu ejo bundi babajije ngo ubu ngubu bakwishyura ishuri ukiga wabyemera? Yasubije ngo ati ubu ngubu ngiye no ubu ngubu ndi mu ishuri, ati isi ishuri ngiye ntabwo nakwigira niga. Si ishuri exactly, ariko kubyo umuntu akubwira ngo mwishuriye ntabwo wajya kwiga ufata ngewe njye kwiga ngo byarutwa nkapfa. Byarutwa nkapfa ngiye ntabwo najya mu ishuri. None se ubwo nimba umuntu adashaka kwiga azakora iyindi nzira nziza yo kubona amafaranga? Reka tuvugishe ukuri, sibyo? Ngiye ni nk'urugero abantu bize kwa Haji barabizi, twa dufite nk'ikigura Haji hano 15 ntango yize yajyaga avuga ngo n'ikame yifashe yicurika, sibyo? Ariko ari kuvuga ngo ndumukire muza kunyishyura kugira ngo mwige, ariko still kutara kandi ngiye mu ishuri. Niyo mpamvu wifata nk'umuyobozi ugagaye imbere y'abantu bavuga ngo mfashe kandi ndayicurika, ukumva kuri wewe ko nta kibazo, ariko kubera ka kantu utarakandagiye mu ishuri ngo umenye icyubahiro cyawe, umenye ibyo ugomba kuvuga n'ibyo ugomba kubivugira. Niyo mpamvu ishuri sometimes ari ngombwa. Not sometimes, nako buri gihe ni ngombwa. Ishuri riri ngombwa. So ako kantu rero waruvuze ngo tutibagirwa ko abakobwa baba barabuze izindi nzira zo kubona amafaranga. Ntago wambwira ko umuntu ubwira ngo reka mu ishuri ujye kwiga kabyanga yagerageje inzira ya nyayo. Orga nitwirengagize ko abantu bavuga ibintu hano atari ko babikora. Kuvuga biroroshye no gukora bitandukanye, ariko wenda ushobora kukubwira ngo nkwishyurire nabone bifitemo ubushake nta kwishyurira akaba ari njyewe like that's my bad. Exactly, icyo ikibazo kiri kuri njyewe. Ariko nimba nkubwiye ngo ndashaka kwishyurira ukaba ati njyewe byarutwa nkapfa, atuba mbona hano muri kwiga nzarinda pfa nyiga. Asubwo waba ugifitemo waba ushaka kumwishyura gwa ukimwishyuriye. Ariko tureke no kuvuga ko ngo hari abantu benshi hano hanze avuga ngo iyo yasoje secondaire n'urugero, sibyo? Ubu nso umuntu yasoje secondaire ntabwo mbizi. Ubwo umuntu cyose hari yiyumvisha azatubwa niba yarabasi byibura burya umuntu asoje secondaire abatandukanye n'abatayisoje. No wagarukiye mu gatatu. Kuko hari abantu no hano hanze tureke no ngo wenyine, hari n'abantu hano hanze urumva bavuga ngo ngiye kujya mu mezi amafaranga yo kwiga kaminuza, sibyo? Wayemeza ngo business kandi ngeze kwikubwira arugajya gutangira kaminuza ngeze kwibwira, ariko nyine ngo yemereza ngayashinga mo business. Ariko urundi ruhande umuntu ushaka kumwumva warasoje secondaire kuko ushaka gufata amafaranga ukora business, wabona ndarenzeho ukazasubira muri kaminuza imyaka yose agufite. Ariko uzasubira muri secondaire uzasubira muri primaire. Baza nyine igihe tutari duhari ngo ngewe tugire chance yo kuganira n'abana bakobwa n'abana bose. Iyo bari kuvuga imyaka yabo nabana hari umwana ejo nabonye bakoresha interview nayo hari turaza kubigarukaho ibintu by'amacano ntazi bavuze. Umwana ari kugenda afata ngewe abagabo ukajya ukabaza umwana uri munsi y'imyaka 18 cyangwa imyaka 18 ngo abagabo benshi baba barakiriye ngo bari bangana. Uri kubaza umwana w'umukobwa. Ariko wa mugani nanone turi kurenganya abo bakobwa bamwe na bamwe, ariko nanone tugaruke ku bantu bafite amayitiro.
uri kubaza umwana w'umukobwa abagabo ubwo wabuze ibindi biganiro mubaza ariko kugira ngo byibura unamubaza ati umuntu uba wumva ibi ngibi bifitiye akahe kamaro kuba uri kubikora none ikibazo uri kumubaza ati kuva wabaho abagabo benshi bakiriye ni bangahe uzorga hari ikintu bebe yavuze singewe mane yavuze bangahe kuko bavuga ungiye mane ngo ngiye ngo bari bane mane sinzi ko muri bikubereye sinzi bamwe ndikubona abantu gakobwa dukemerere ngo ngiye ngo bari bane mane yavuze ko yagize bangahe bari bane yeah in fact avuga ko yakiriye abagabo bane ku munsi wow yeah nkaho nk'umuntu mukuru abantu bafite ama YouTube channel uri kubona uri kubaza umwana ase uwo muntu ari kumubaza ari umukobwa ari umuhungu aha niba muranyashaka kuvuga hari ikintu maze iminsi ndi kubona okay muri industry dufite abakobwa bake bakora uno mwuga w'abanyamakuru cyane ku ma YouTube n'abenshi bere ku maradiyo ku mateleviziyo ariko ku YouTube ni bake cyane sibyo ariyo mpamvu akenshi ngiye mbona yuko umugabo urya hari ukuntu ngiye nawe dushobora kubona ibintu bikwera ku bakobwa ko turi abakobwa tukabitekereza muri sanse y'abakobwa sibyo ariko hari umugabo utabyitayeho we icyo ashaka ni ubucuruza abone views ariko twebwe nk'abakobwa turabibona tukavuga ati ntango bikwiye yego twese muri Kigali economy irarenze inzara ni nyinshi turabiza amafaranga ntahari kandi mu gihe ubonye opportunity gweza amafaranga ntiwayanga ko nanjye ntabwo nayanga ariko ibintu biba kuri YouTube uko bihoraho bigumaho keretse umuntu yagishyizeho afashe umwanzo kugisiba hari ikintu ngiye kuvuga ku nk'aba bakobwa baba bibagirwa ko bafite future adende ko bafite future bazagira abana bazabyara uretse no niyo batabyara bafite ntibashaka kubyara bazasaza kandi ikintu cyagiye kuri social media ntabwo kijya kivaho nta n'ubwana bakibagira rutoya nka Kim Kardashian kugira ngo ajye kumenyekana n'iki yari sex tape yabaye ariko imaze imyaka n'imyaka abantu batoya baragaruka bakayibuka ku buryo nyine umuntu agera akafata nanjye ndaregrete ibintu nakoze kuko ubu ngubu I have kids noneho hari ikintu kiteye mu Rwanda cyo kuvuga ngo runaka noneho I don't know bano bakobwa dusigaye tubona berekana ubukire bwabo cyane ntunaze ngo ugire umwana urabizi ko ari abana benshi bakureba baba teenagers bari kuzamuka uri kuzubereka ubukire bwawe uri kuzubereka amazu ubamo uri kuzubereka mu modoka ugendamo uri kuzubereka amafaranga ufite utari no kwerekana muri bigaragara mu magambo kandi yewe buri kintu tanyetse ntango cyabaye exactly niba unayafite n'ibindi mu gihe ntabibonye uterekanye iyo bank statement cyangwa iyo whatever you use sibyo ukaza ukabwira umwana uri aho ngo ari gukura uri mu 15-16 ari kukureba ari kuvuga ati nanjye biranda bishaka ariko ukibagirwa kumubwira story wanyuzemo kugira ngo nibyo byose ubwo si kumujyana ahubwo akibagirwa no kuvuga ati nubwo mfite ibi ngibi ntabwo byambujije kwirinda nyine byo ndikuvuga ntubahereza story yose ukaza uvuga ati I have this I have that utaba kubabwira story imva n'imvano uko byagenze none icyo nekereza ngiye kuri ibyo byose ntabwo waba ufite inzira ya nyayo kwema ibintu ngo ntuyivuge ntabwo bishoboka ntabwo wareka kuyivuga ugomba kwirata kugira ngo bavuga ati nawe wakora ibi ngibi ushobora kwemvira mbega ni ibintu bizwi umukobwa wese sino mu Rwanda gusa umukobwa wese hanze ufite amafaranga hatazwi akazi ukora bagufata nk'umusekwini bagufata nk'umuntu wigurisha n'ibintu bisanzwe kandi ntuzabibatukire kuko umuntu yemerewe kuvuga ibyo ashaka umuntu afite freedom of speech utarabaha facts zifatika z'ahantu wakwiye ibintu umuntu njye nemerewe kugutekereza uko nshaka kuko ntabwo uzanegeka ngo njye ndajya gutekereza radio sa gutya kandi njyewe mfite uko nshaka kugutekereza mfite uko nshaka kugufata rero niba ushaka kwerekana ugiye kugira ngo wibuke ko ari abantu bari kukureba nyine ni byinshi wenda umuntu nabona amahirwe yo kuzakorana na bamwe muri abakobwa turi kuvuga nk'uko tuvuga amazina ababumvishe babumvishije anabiyumvishije ntiyazagire umuntu uza ku oya njyewe numva sheri nuko Imana nushaka kuzamenya sibyo kuko nubundi at the end of the day ntabwo uhatira umuntu ukuntu ari bugufate urumva ushobora kumva ntari kuvuga ndi kuvuga ibintu ufata isura no umusazi like who the fuck is that ariko at the end of the day you have a future uzasaza kandi social media irabika even though yaba ari akavideo gato k'isegonda rimwe social media irabika byiburi byo ukora ishyiremo ihe n'agaciro at the end of the day byo abaracemo byose ari kuri umukobwa reka nkubaza akabazo gatoya uramutse warakuye nko muri famille yaba ari mama wawe cyangwa atari mama wawe ukureze yaba ari mukase yaba ari mama wawe simbizi uko barakuze kose urabiza ari abana barirwa n'abantu bakora akazi basigaye bita indangamirwa
n'abantu bakora urumva ahari nk'umwana urezwe n'indangamirwa sibyo ntango yaza n'umukiriya uri mu nzu nawe uri umukobwa ngo abure kumugupasa ntabwo umukiriya yaza mugusabe abo turamwanda mushaka kandi nawe uzi ko aricyo kibatunze umwe kumutanga izo kesi nyinshi zahari niba hari n'umwana uhuye n'iyo kesi hari umwana uhuye nawe iyo stenda igarukaho nyuma umwana nzamushaka niba no kwikiganira ibuke sorry reka mpite mbihinda gatoya hari umwana ne story urumva yarimo aravuga ngo nta rukundo agira ndamubaza se kubera iki nta muntu uri urukundo ndashaka kutagira moment yarwo ariko nta muntu uri urukundo arambwira ati kure uyu ni imiteto bifite yase kubera iki arambwira ngo ngiye ndi umwana yarafite step dad urumva amufata ku ngufu amutera inda ku myaka 15 amutera inda urumva arangije ndamubaza se ntango bamufunze arandeba ngo baramufunze ngo nyuma se ko baramufunze byakuye ko yanyiciye ubuzima byakuye ko ubungubu nsigaye ndi indangamirwa kubera mfite guhera abana banjye nubwo ari muri gereza se bihinduye iki sinavuye mu ishuri uramutse warakuriye muri ubwo buzima nawe ukaba first gukora sex work n'ababyeyi bawe cyangwa n'abantu bakureze nyuma yaho ugakura nta yindi sosi uzi ya income nta handi hantu uzakura amafaranga usibye aho ngaho abakureze bakweretse ari we wabyifitemo umva mubwira radio sibyo ku rugero rutoya hari umuntu njye nawe tuzi umubyeyi we yari indangamirwa ku buryo agiye no kwiga ari mukuru gusa ubusa ameze neza ntabwo ari ngombwa ngo ikintu ababyeyi bawe wakuriyemo kuko twese ntabwo twakoreraga mu mafamiye mazima ubu se nimba mama wanjye yarashatse abagabo 5 nanjye nzashake 5 kuko mama yashatse abagabo 5 reka igiti kigorwa cy'igito kandi umwana areba societe akuriyemo niyo afatiyemo imico yawe niba ukuri ahantu bavuga ikinyarwanda uza kuvuga ikinyarwanda nuko ahantu bavuga icyongereza uza kuvuga icyongereza ariko nanjye ndageraho ngakura nkitekerereza nkagera kuri level yo kwitekerereza wenda nk'uwo ufite imyaka 10 agitekererezwa itsoke nk'uwo step dad we yateye inda yari umwana muto yaniki ariko ndagera ugeze mu myaka 22 23 ucyumva ko ugomba kugendera mu nkweto za mama wawe ukumva ko muri no sina indi solution ihari uretse gukora umwuga nko mama yakoraga oya ngiye ntabwo mbyemeye umuntu mukuru urumva ushobora uziko nese ntabwo wavuga ati ntabwo nzigera ngiye indangamirwa nka mama reka njye gukora akazi ko mu rugo n'ubundi nyine nibyo twavugaga abantu bose bigira muri situation bitandukanye bikarutwa ukavati ngenda njya gukora akazi ko mu rugo bameye 2020 ariko yaje mu buryo bwiza ariko abantu njya numva ngo abantu testing ubufaranga kuriye biradikta ku buryo nyine niba yamenyere gukorera ngahe bitanu byo bya buri munsi akajya gutegereza 10,000 byo ku kwezi akabona rero abaraze twabinzana ibintu ntabwo bizashoboka wari kudukurikirana byumva uti hasi muri comment muratwumva hanyuma njyewe twebwe muri live yanjye na Olga twiteguye kwakira umukobwa wese ushaka gusangiza ubuhamya bwe cyangwa iby'amayobe baje ariko byiyubashye dusubiremo niba wumva ushaka kuzaza gutukana za gaki muri live wire you're not welcome my dear kuri kwimana kandi utwihanganire nago ubuyubashye utubwire story yawe turakumva turabakobwa bagenzi bawe natwe hari ibyo twacamo tuganire nk'umukobwa ku mukobwa hari abataje gutukana tutazanye ibintu by'amaslenge sinzi natwe rega twazivuga nanjye ejo dushagura hari irya nkobwa yo bimeze bite se n'iki n'ibiki ariko nyine ugomba kumenya buri kintu n'umwanya wacyo ikindi rero twavuga kuri abo bakobwa ngewe reka mbabwire ntabwo tubyemeranyaho ntabwo njye nemeranya n'umukobwa ugenda hari akiyandagaza sibyo akiyandagaza byarutwa abantu bakajya babyumva bakumva radio ugakora ibi ngibi ariko utaje we ku karubanda ngereka nkubwize ukuri no mu bintu byatumye mara iminsi ntari gukora nagize ikintu cyitwa kwa kundi mvuga se ngo negativity zikuganza ukabura imbaraga zo muri weho simbizi hari igihe nagezemo mbona yuko ibintu twebwe hari abantu bafite content nzima zo kwerekana hari abantu bafite n'ibitekerezo actually byo gufasha abantu babaye hano hanze ariko ukareba ugasanga n'abanyarwanda noneho ikintu kibabaje abantu bari kwihabasira aricyo kintu tujyana no mu macano kitatu cyitwinjirizamo ya macano Libu yatanzemo agasopo urumva hari ikintu abantu barimo barirengagiza urumva tujye no ku YouTube tubirebe urumva hari amacano sivuze ko hari atari amacano ari kugaragaza ibintu
bisa neza ibintu bifitiye akamaro abanyarwanda ariko siti n'abanyarwanda hari amakontenti ubwo bashaka kwirebera niyo mpamvu ngerageza igihe nkavuga se niyo mpamvu nageze igihe ngiye nkajya nuko rabyita nk'ikizi nagize confidence nya muri njyewe ko yuko navuze ngo ibintu abanyarwanda bashaka kureba sinashobora kubitanga ntago exactly usanga umuntu nk'uwo wavuze gutya ibyo biganiro niho bashaka kureba ugasanga ayisegera nk'abafollowers nk'ibihumbi 100 base bamufollowing ari benshi abantu bamwishimiye ugasanga umuntu next time undi munsi akoresheje umuntu interview iri chill nzima akabura views hanyuma mugatangira kuvuga ngo ibintu bari kwerekana n'ibiki nimumenye yuko abanyarwanda mwe muri kutureba ni mwebwe mufite urufunguzo rw'ama YouTube n'ibyo babahereza cyane niba werekanye yuko ugomba kureba amacana ariho ubugoryi bazakomeza kwereka ubugoryi kuko nibyo ushaka ariko niba kwa rimwe kabiri gatatu bakora ubugoryi bakabura umuntu bareba bazabirekera nicyo niho hantu biri gupfira turi kwibanda ahantu hamwe honyine wajya ama YouTube channel atumira abantu ariko atumira abantu kuko abanyarwanda nibyo bintu bashaka kureba nibyo ndavuga ngo ni wice gitere ikibimutera kuko ngiye ntago nk'umuntu ufite YouTube channel nk'umunyamakuru ndi gushaka kwiteza imbere nayo nshaka izo views niho mahira ntago ngiye nzakoresha umuntu nk'iki kiganiro ntago nzakoresha umuntu ngo umuntu aze mbone views 1000 ngo je ndeke kumutumira nanone umusazi azamite nk'ibiti 10,000 gaje ndeke kumutumira of course ngomba kumutumira kandi mbona nibyo mwishimiye kandi aribyo abantu bishimiye nibyo mwishimiye nibyo muri guserebura comment zikaba ibihumbi bingahe haza umuntu muzima ariko ikintu nabonye cy'abanyarwanda bakunda byacitse ibyo byo nibyo niba tubeshya muduhinyure bakunda byacitse kanaka yishe kanaka yatukanye yavuze ibigambo yambaye ubusa yatukanye yatutse abantu yabandagaje ngo noneho ngo bamenye ifu ase wewe ntabwo nigeze kujya ukumva nawe ushaka kujya ngera navuze ati ubundi nanjye watangiye kwikorera ibi ngibi biri gutrendinga ntabwo nshaka kuzajya mbahamagara nyine tukabaha ama interview kuko none se ntabwo nk'ibi ngibi babona ari nko kubora kuko njya nabigire muri Girls Talk na Malaika one time twavuze sinzi mu gihe ukaba urwaye icyo gihe tuvuga ku bintu bya Dorimbogo na Joyeuse uskunu icyasi gitrendinga njyaka kumbwiza ko nanone sibyo nta muntu mvuze nabi nta muntu mfatiye ku muntu naryo ko avuga kunda bavuga bamufashe kunda nta muntu nawe uri gufata ntawe ndi gufata kunda sibyo ariko nanone umuziki nyarwanda nawe umva je ndi sinzi abantu twe turi kubiganira bari kumvaza ibintu byine byo mu kazi nkaka nkora reka ngubwire ku cy'abanyarwanda asigaye ntazi ibintu bakunda uziko umunyarwanda sohora indirimbo nziza shaho ni trending abantu uzikinana wese bitwaza se n'abantu bamwe mu bavuga sibyo batabitwaza ngo ubwo nguri kungirira ishyari nguri kwanga ko nanjye ntera imbere ntawanze kutera imbere ariko se babandi bafite impano za nyazo babana bashobora gutwara umuziki nyarwanda reka tuvugishe ukuri tujye tuvuga imbwa amazina yazo ubu ninde muzatumira Dorimbogo muri Grammy Awards ninde muzatumira Joyeuse yatugeza muri Grammy Awards muri VMA no tujye tuvugisha ukuri muri Cox Studio sibyo ntawanze yo gukora sibyo niyo mpamvu hariho icyiciro cya comedy hakaba n'icyiciro cya music n'abantu babigize akajagari ntibazi what's comedy ibyo byo tuwe tunabiretse twikomereze so speaking of amachano abuhanzi n'iki reka njye mbabwire hari ukuntu twirengagiza uretse ko n'abantu b'ama YouTube nabo hari ibintu baposting ngo kajya ngo nabasaze hari amachano njya mbonaho nkata scrolling nirukanga ubushize yicara neretse Bakitima ishimwe nayibonye okay simbyishimiye ariko nanone nta kundi nabonye mu byo batanze muri RIB nayo barayerekanye urumva nayo mwese n'ubwa mbere ayibonye nawe arumirwa nk'umuntu w'ibikora maravuga ati ntabwo nayimbiswe ibintu bibaho ibaza hano umuntu ukore ikintu nk'icyo ukora nawe avuga ati this is too much kandi nawe ari gushaka amafaranga nose Bakitima afite cyane nose ashaka amafaranga nubwo na Victor nawe bayivuza nabyo tabigarukaho ariko harimo ariko nibyo navugaga ko hari ukuntu babivanze
kuko nimba nka Bagta afite channel akabona undi muntu yatumiye kana ushaka akabona agize views 20,000 kubera iki ngiye nta mutumira ngo mukoreshe twese turi mu kazi kamwe twese turi gukorera views tukora amafaranga so niba abanyarwanda icyo muri kwerekana ko mushaka tugomba kukibazanira reka Oruga abanze aturebere amwe mu macano kugira ngo tutaza kujya cano tuvugamo tugasanga ntiyari irimo reka nawe ushaka umugezi aza kufatira ku gakano ngo 5 Guys TV Funny TV Muganga Rutebuka cyane ziragwiye inkuru z'urukundo TV inkuru z'urukundo bavuga inkuru z'urukundo cyangwa okay Kigali Magazine Inzozi Guys TV ya Kigali Magazine navugaga Kigali Magazine ya Darren let me show you some video ukomeje Inzozi Guys TV Ibanga Iwacu TV Agasaro TV Urusaro TV Kigali News 250 Brenda TV Neo TV Bucaca Show X Large TV Umutoni TV Harahiye TV Harahiye ni nara amazina ya na Big Town TV Sawa Show ako Bagta tuzamutumire atubwiye uko nabyumvishije bavugamo Big Town nayo kuko tuvugisha okay nshaka kuvuga ibintu akavuga ngo nuko ko twicaye kuri Big Town ariko I don't know tuzamutumira bagiye ibyo tubwira Umunezero Media TV nizo ngizo bavuze 19 ngiye hariyo nongeyeho ubwo niba hariyo niba yongereyo wongehiye yoya ni bababye none se ubundi ntango buryohe babavuze ntango buryohe TV babavuze gute basiga bari abantu none nyivuga buryohe koko ukajya gusaba imbabazi ukajya kuzanamo abana bawe umwana utifatiye umwanzo se abana bari mu myaka yo kwifata umwanzo ngo ibintu ndakeneye kubivuga n'abana menye bafite nka 15 undi 14 n'aba bebe kuri ujye kubazana okay nta bya birenze ngo bari kugusaba imbabazi bari kugusabira ngo nako bari gutanga imbabazi yego none se bahaga nabo bahaga jihad imbabazi ngo nk'umuryango kuko jihad yavuze ko umuryango azana abana video nabonye ngo bafatanye ngiki kiganza ngo imagine ko ari wowe ngo duhaye imbabazi umuryango wa Buryohe TV ngo tuguhaye imbabazi noneho reka nkubwize ukuri hari nk'abantu bari babonaga abana banyu ariko ntibabamenye ko ari abanyu kuko batari babazi muri entertainment kandi yego ibyo mukora hari abo bifasha hari abantu bende bifasha nta uburi inkweto ye hari abo bifasha ariko still nuko mu Rwanda tujya amahirwe mu Rwanda ntango tugira ikintu cyitwa kunyuzura mu mashuri cyane nko hanze ari igihe umwana anyuzirwe nabyeyi bakora by'akazi paka kajyaho yiyahura cyane bakajya mu bullying like ati wabonye mama wawe wabonye papa ibyo ari gukora urifashuzana abana bawe uje kuba exposinga hanze hari abasi bamenya yuko ati kumbe bari abana nabo kwa Buryohe ikindi rega ati mama wawe ari kubyina mu mvura abantu bakagira ngo nukwiyemera cyangwa nibyo bakire nako Buryohe TV n'abana ubwo ari abakene iyo ubona Knowless nta muntu uzi umwana we n'ukubera iki nifatira decision yo kujya kuri social media sumustar nakora ibintu byiza sumustar ukora ibintu byiza ariko kuza abantu kirirwa wabaranze kuri televiziyo which is not bad ariko byibura biterwa n'ibyo uri kubajyanamo niki ni filime ariko abakobwa bameze nk'abasazi je hari bigera mwumva wamuzana uwamuzana abakobwa ngiye tukaniganira niyo byaba atari no mu kiganiro ariko shaba ari abana bisanzwe gusa sinzi impamvu mama utari kubibona bari abana yego mana yanjye yewe can you imagine arakwikorera iyo Kigali Magazine I mean like umurimo yerekana position Jesus fucking Christ kandi abantu baba bari uzi mu masaha 9 afite 361 361 expecting ko uyu muntu azarekera mujya mukiri kumureba mukiri kumeza support ntago biba ukumva ko undi muntu uzazamuka na YouTube natazazamukira mu byari kubona biri gutanga exactly kuko nge ntago nzaza kubwiriza mu gihe mbona abanyarwanda bashaka abantu batrackinga rero ribu niba iri gutanga amacano ngo atasobanutse mubanze murarebe no mu banyarwanda banyu bundi nabo banahubwo byibura mureke kuvuga ngo abantu babahaye amakuru
gutya namwe mujyemo mubiri none icyo kibabaza hari umuntu usanga arimo aratera comment mu biki ngo yinga ibyo ni kwerekana ntabwo uzi yuko umuntu nk'ubwo ntabwo akeneye kumuvuga neza cyangwa mukivuga neza ntabwo nta nubwo ababyihaye in fact umuntu kwanga ni nawe kukurikirana cyane kurusha ugukunda cyane wowe wumva yuko kujyaho ukabareba ukajya gutera negative comments zawe ari buri gufasha ngo babivemo ahubwo uri gutera umugambi wo gukomeza wabibonye nimba mvuta utabikunda nyine ukagira ntwongere kureba ugascrollinga ntuzongere no kureba kuko hariya ngo ni magazine no kwiyamamaza nta kundi ariko njyewe hari ukuntu birambabaza kuko no munyamakuru nanone nawe hari ukuntu hari ibintu biri nibaza ese abari gushaka ama-views uzi ni kugenda akoresha ubundi none icyo kibazo nyine icyo tureke no kuvuga magazine tureke no kuvuga magazine gusa n'ayandi macano yose ntabwo bigaragaza n'ayandi macano yose kuki mudakoresha abahungu nibo batazi kuvuga ibibi nibo batazi kwerekana ibibi byawe ahubwo you have to take umuhungu yakwerekana iki nose umwe nta mabara mugira nta mabara yakwerekana iki ntabwo uzi gutukana nta kindi kintu bakora bakora bagiye kwerekana uretse bana ba baby ba Jackie na ba Aisha n'abandi ibyo bavuga nta bahungu babivugana nabo nta muhungu uri muri za gake kuki so batamutumira ngaza mu kiganiro kuko uri umuhungu ugomba gutumira umukobwa utitayeho nyine akaza utitayeho uzaza akavuga ibyo abonye byose ati ngo yerekana abakobwa mu Rwanda ukuntu bamera nuko nyine none ikibazo ni uko abantu bibagirwa ko hari dufite n'abaturanyi uyu ni wa wundi wari uri kugira uriya ni yaka ibaze njye nabonye ikiganiro hanga kuri iyi noboro urumva impamvu ndi kuvuga Kigali magazine mwumve nabi nuko njye byandenze hari n'ayandi wenda numvishe uno munsi ku iribo batanze ntigeze mfata umwanya ngo njye kurebaho nayo nzajya kuyirebaho sibyo ariko ibaze ahantu umwana w'umukobwa akuramo isutiya mu kiganiro umuhungu akaza kumwonka ku mabere kanyimagine ukabishyira kuri YouTube kandi kuri YouTube ntabwo bavuga ngo uri under age ngo ntujya kuri YouTube berekana TikTok ntabwo ari Snapchat tureke byose n'ibyo bya TikTok byose hari ahantu berekaniraga umuntu kujya babone ko ntabwo ariko nko kuri TikTok ntabwo cyangwa bakubani ariko kuri YouTube ntabwo baza umwana ngo berekaniraga umuntu kugira ngo tukwemere guhavinga account yanareba no muri telefone y'umuntu wari we wese none ikibazo ni uko abantu bari no kwirengagiza yuko abana b'iki gihe ntabwo bakijya hanze ngo bakine agapira basigaye bafite telefone zacu z'ababyeyi n'iki bakajya kureba none ukabona umwana wawe ari kubireba ejo ntabikunda aba n'umukobwa ari kwigira kuriya navuga ati kunda bakuru bacu nicyo gitumye babayeho neza nicyo gitumye basa neza agakora cya kintu ati nanjye ngo abana bose basigaye bashaka kuba basitari nabona agiyeho kabiri umuntu uri gutukana kuriya kuri social media akabona agira abafollowers agira abafollowers ejo nawe nashaka kujya kuri social media kugira ngo akore ibintu nka biriya by'ubugoryi kugira ngo nabone abafollowers umubyeyi ajye kubabara ngo umwana wanjye ngo yagize kandi tureka izo shano zikamera gutyo tureka abo bakobwa natwe bagenzi bacu namaze iminsi urumva namaze iminsi ndi kureba nyine ino minsi yamaze iminsi ndi kwiga kuri akora n'amakuru ndi kureba abantu bakobwa ko ibiganiro bitiyubashye niko nabivuga urumva ngera igihe ko yambaga amakoresha y'ibitotsi ngenge nanjye utangira kunyama nkazagenerwa ndi kuvuga ngo nyine bibe bigambo byose n'ibiki ngera aho mbwira sister wanjye ndamubwira ati baza umunsi nabuze ijambo ndi mu rugo nibwo yese avuga ati sinzongera kubareba ngiye nemba ceho ndiruka nyine ngera ndimo ndareba kugira ngo ndebe niba hari naho umuntu yafatira kuko n'abakobwa bagenzi bacu huye hari ukuntu ngewe it's really annoying so akugira ngo ndebe umuntu rero njyambabaze numve like aneye umujinya caho nkiruka kuko mbazi ko nta kintu kizima agiye kuvuga agiye kunera umujinya nuko nk'umuntu Jackie Sori ariko uratukana oya njye niba wumva yuko ugomba kubaho uriye ugomba kurya kuri YouTube ari kuvuza ibintu bibi uzafata umwanzuro uzanga tuguheza muri Girls Talk uze tuvuge ibintu bifashije igihugu bifite icyo bimaze ntabwo tuzakwangira niba uri umukobwa ushaka guparticipate nkanga niba ushaka kujya kuri izo boro uzaze tuganire ntabwo ari kamera yuko ujya kubanza kwitesha agaciro kugira ngo ubone umugati ntabwo ari ngombwa kubanza kuvuga ibishego ntabwo ari ngombwa kubanza kuvuga amagambo mabi ntabwo ari ngombwa kubanza kuvuga abagabo mwaryamanye ntabwo ari ngombwa
erega ntabwo twese burase twese twakuriye mu buzima bwiza ntabwo twese twakuriye mu buzima bwiza ariko ntabwo ari bwo ushaka kuzapfiramo ariko Jack yageze kuvuga ngo niba ubyibuka yageze gusaba imbabazi ariko uvuga ngo icyamuteye yakuze nabi nubwo nabyo atari excuse urumva ariko ntujye imitima itandukanye twakira ibintu mu buryo bitandukanye sibyo yageze kuvuga ngo amaze igihe atari gukora nyine yasabye imbabazi amara igihe atari kubona amafaranga ngo yarejejwe ngo amara igihe ngo nta muntu umuhereza amafaranga ngo ariko aho bigarukiyemo nibwo ngiye kubona amafaranga bigaragaza ko n'abantu mubahereza amafaranga ari byo mukunda byo mushaka then why complain erega ibintu byose ni support y'abanyarwanda support y'abantu none ese ubwo urumva yari yakishijwe bavuga ko yashijwe aranabitangaza birarangira abantu bamucika ubwo ari wowe ari we hose wakuriye ugomba kugaruka none ugomba kurya warangiza kurya yaje afite umwana numva ngo aratwite ariko simbizi ubu ngubu aratwite simbizi nanga yaza kubihamya arabihakana ariko nko mu iki kiganiro nakwetse kare Aisha yema aravuga ko atwitara nabihamya arono ese Aisha n'uwo umwe nakwetse kwerekana mu pasteur bamwita Aisha njyewe uwo mwana sinzi ntabwo muzi undi we n'umwana umwe avuga ngo abagabo bane ase mugufi y'ugicindagire gutyo cyangwa umwana sha really kandi yarivuge ko atari umwana yaravuze ko afite niba 20 n'ingahe n'itandatu n'irindwi uruhe ubwo uwo ndi kuvuga ntabwo ari uri kuvuga wavanga ryamanye n'abagabo bane ariko avuga ibintu by'amasenga ariko uvuga ngo mbonye n'abagabo 100 ngo nabemere ngo kereka gatari note niyo ndi kuvuga nanjye can you imagine nageze kumva bari kuvuga urumva ngewe turi gusura mu bintu mwatangaje nta muntu wicaye we mu rugo atazwi ngo tuze kumushinga tuze kuvugaho tukuvuze kuko wigaragaje kandi uko twiyeretse natwe niko turi kukuvugaho so please pay attention don't come for my neck I beg yema aravuga ngo rega ngo nabakiriye boss babes ngo nabande ngo namwe ngo murinda nkatwe ngo n'ibiki ariko at least hari uko abayeho bitandukanye nuko bayeho hari ibintu ataza kuvuga kuri social media wiri kuvuga ngo na Kigali boss babes nabone indaya nkabo ninda bivuze ibyo ikiganiro mbanza kina kuri Big Town nje ariko nyine nawe uri kubivuga ko nabo ariko still ahantu abaye si kuba uko asasi kusa oya ahubwo n'ikindi abanahura nabo sibuhura nabo nimba ari mugenzi wavuga ko ari mugenzi wawe yaza ko akakora interview akavuga biriya wavuze nubwo mukora ibyitwa kimwe basi wamugani wamwigiyeho ukamenya ko hari ibyo ugomba gukora mu ruhame n'ibyo utagomba gukora mu ruhame ukanigira akabanga we nk'uko ko mukora akazi kamwe nta kuntu we wakuyubaha nk'uko yiyubaha ukaba wabikora na discipline nkuko ayikora na discipline baraje bavuga ngo dushaka kwazamukira Sherine nta muntu ushaka kubaza kuko nsigaye numva ushatse kubivuga wese no kwakosora avuga tugushaka kunzamukira impamvu tumaze imyaka tutaragera nkaho abandi bose reka bivuge gutya tutarafata izina mu Rwanda ngo nuko ibyo twirinda kuvuga I know ntabwo ubusitani bugomba kugutuma ubupfura bwawe buvaho exactly sibyo so anyways wabyakiriye gute ubona Big Town iri mu macano bahaye gasoko nongeye gukora ko nzi ibiganiro dukora surprise what did we do I think njyewe okay reka ne kuvugira nyiri Big Town kuko arahari ushobora no gusanga we impamvu bamusobanuye ne baramusobanuye simbizi itandukanye n'indi gukeka kuko tujye mu biganiro bya Big Town sinyeka ko harimo ibiteye isoni usibye recently ibiganiro bari gukora ibiganiro bya recently abantu batumiraga ngiye ko mbikeka niho nyeka ko byaturutse simbizi mvuze ko mbikeka kandi naho abantu nyine batumiraga ariko uburenganzira bwo gukeka ariko reka bayobozi b'u Rwanda nabo rwose turabubaka kandi turabakunda ariko hano hari YouTube channel ubona ukabona ko nawe ziteye isoni nk'ingo imaje kunyereka nimba ari Kigali Rwanda magazine sibyo ariko ngewe mujye natwe mumenye ko ariho dukura umugati ntabwo nzareka gutumira umuntu ubundi se ntabwo nzareka gutumira umuntu kuri channel yanjye kandi mbona ari gutanga views kandi ariho nkuru umugati none se ubundi nta yandi amacano yose Jackie yagiyeho yose bayavuzemo nyine rega nanone ntango
ntabwo ribu ndakeka ko ribu ivuga amacano bahayemo nk'ikirego baripotinze kuko akazi baba bafite ni kenshi ntabwo bagenzura buri cano igire ariko hari ikintu nabonye kirambabaza ejo bundi nabonye umuntu ari kuvuga ngo nta mpamvu yo kwihisha kuko yari ari kuvugira kuri live kandi twese twabonye live Dumba ari kuvuga ngo ngende mu diaspora mujye munyishinga ibigambo mvuga mwe muri mu Rwanda leta izabakurikirana weho nturi umunyarwanda ubwo se uduhagariye gute mu mahanga niba uri kuvuga ngo ngende umunyarwanda komeza unyishinga ngo nimvuga iki kijambo gugisubiremo ngo ngende hanze agazigera garuka mu Rwanda se ntanguze gusura mu Rwanda ntabwo ambasade mu Rwanda aba mu cyo gihugu n'ubaba mu cyo gihugu Canada na ambasade y'u Rwanda ibayo ntago bamukurikirana sariyo irahari none still kandi n'umunyarwanda cyafite ubwenge bw'umunyarwanda aracyaza no mu Rwanda afitemo famille ni n'umunyarwanda uduhagariye gute muri Canada kuko utari mu Rwanda you don't give a fuck but still it's your country you going to come back visa zizarekura noneho uyu munsi nabaye I don't know nyine ibintu byo kuvanga aba diaspora mu diaspora yemerewe kuvuga ibyo ashaka byose ngo kuko ari hanze y'igihugu ngo mwebwe munyishinga muvuga ibyo muvuga ngo libera bakurikirana nge nibariza n'umuyobozi ari hari umuntu babujije kuvuga mu Rwanda nta muntu babujije kuvuga ariko nawe vuga ibintu birimo agaciro nibaze mu diaspora ne mpamvu bavuga ngo uvuge ibyo ushaka uvuga ubusa uvuga iki mite nibariza reka nge nibariza umuyobozi wa RIB umu diaspora hanze yemerewe kuvuga imvugo yemerewe gukoresha imvugo nyandagazi kuko atari mu Rwanda ari umunyarwanda ariko akaba ari hanze icyo kibazo mubare mu kinsubizo namwe muri iki kiganiro muri comment bureau umbwe no mu diaspora yemerewe gukoresha imvugo nyandagazi ko atari mu Rwanda nta munyarwanda nzibigize no ikibabaje ariko ndeka kwibagirwa indangagaciro zawe ikibabaje umunyarwanda afite indangagaciro zagomba kugenda waba uri mu gihugu waba utari mu gihugu still uri umunyarwanda uzagaruka ari mu bantu barebwa cyane kurusha abandi mu gihugu I know ari mu bantu yaba kuri Instagram yaba kuri za TikTok urarebwa cyane hari benshi bagufata ari icyitegererezo uri kuvuga ngo nyigana nushaka kunyigana harya ngo bavuga ngo reba ngo mve ibyo mvuga nureba ibyo nkora niko bavuga tugendera aho ngaho I don't know it's my idea nawe nubyumva nawe Dumba nabyumva ntuze kunuka give me nako nshaka nunanuke kuko ibyo mvuze si ukubeshya ibyo mvuze ni ukuri sibyo dusobanurira kuba uri hanze biguhesha uburenganzira bwo gukoresha imvugo nyandagazi kuko ubutabera butakugeraho nari budusone ko icyo kintu tumenye yuko mugena sose igihugu nemewe kuvuga ibyo nshaka byose nziko kandi nziko neza ndebwa n'ingeri zose z'abanyarwanda abana n'abakuru murakoze cyane byari ibyo ntabyegereza umutima ariko nina ntabyegereza umutima urumva ukumva umuntu ngo kuko avugira igihugu ngo avuge abantu bopoza igihugu wemerewe gukoresha imvugo nyandagazi kuko ukorera leta amini kuko urwanya abantu bavuga nabi leta oya nyine urabizi ko ibyo simbizi ntawamenya noneho kugenda kuri buruse ya leta ukajya kwiga hanze ukagaruka uri kwerekana ibyo ngibyo bivuze ko nyine nuko dusimbuka twirukanka urumva asha murambabaza abanyarwanda sinzi ikibazo mane nge nageze igihe njya mu buriri bwanjye nkagusoka nkanga kuza gukora kuko nzi ko ibyo nzakora bitazarebwa kuko nzi ko abari kurebwa ari kuvuga ibintu ntabasha kuvuga kandi sinangewe gusa ni abantu benshi cyangwa se bakora bafite ama content bicaranye batabasha gusura kuko atarimo imvugo nyandagazi kuko atarimo kwambara ubusa kuko atarimo ibindi bintu ukanga ukabura ahantu uhera ukora kuko uzi ko ntawe uzakureba cyane nge byambaye neza ry'Imana niba mwumva yuko byaba byabereye ubusa namwe muraza kwimbwira muri comment nta kibazo